umusanzu w'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri iki gihe tugiye kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Twatekereje jye na Godfather ukuntu twabikora bikwiye. Urumva naje gusanga nanone urubyiruko rudakunda ibintu biri fomo ndiko nabivuga, ariko nabyo biba bikenewe. Turavuga ati reka tuzane umuspeaker urubyiruko rwiyumvamo cyangwa bakurikira bakunda, kugira ngo abantu benshi iyo urebye n'ama tweets cyangwa ibitekerezo Munyakazi Sadate asangiza hano kuri X, ubona ko abajene benshi bamwiyumvamo cyangwa baba banakurikiye content ye. Ni ibintu rero byiza kuba twaganirizwa nawe. Ntago nza kuvuga amagambo menshi kandi dufite umutumirwa, ahubwo Godfather uranyemerera tumuhe iminota 30 atubwira ibyo yaduteguriye, ubundi nyuma zo kugira session y'ibibazo n'ibindi bintu bitandukanye. Urubyiruko mwese muri requestinga murabaza, ariko turagerageza gukoresha igihe. Godfather bikoze neza, yatangije space 11 twari twatangiye, ngira ngo ubwo na saa moya turaba dusoje. Tukomeza twihuta tugiye Butare, ingabo zose zajyaga kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali, tugafungura umujyi wa Kigali. Twari dufite ubushobozi bwo kubikora, tukawukubika tugafata ubutegetsi. Ariko mission ya Fande yari ugutabara abanyarwanda bitwaga. Mwiruke mugana twese twagendera ku mabwiriza. Ntabwo umugabo yari yamaga, ntabwo yaruhukaga umunota n'umwe. Icyombo buri mwanya na telefone zabagaho, ariko icyombo buri mwanya cya message za Fande zabaga zisimburana ku kanya. Waba ukigana hanga akakubwira ati mbonye message irukanka, noneho uganirwa amagana. Mwaba ukigirwa amagana akakubwira ati ahubwo mugani ka Rubamba. Waba ukigirwa, ubwo ndavuga giye mu bice byo twaciyemo. Byo byose kwari ukurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko ari icyo yaramira muri iki gihugu. Ingengabitekerezo, hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi vya utamaduni. Bipindi vya utamaduni nimugoroba twaruhutse, abasirikare barapiye, twaririmbaga tugakina, noneho abapolitisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka. Bakatwigisha amateka. None abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku n'iki, kujuteka n'umwe rakabye. Bakakwigisha amateka pari mu tuniki. Ntabwo twabyumvaga. Ariko reka mbaho ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro, tugeze Gatsibo hariya, umuntu atambuka cy'imbere yiruka, umwana w'umusirikare yibeshya ko ari haduye, ararasa. Arashe dusanga n'umudamu isasu ryamufashe nk'aha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane. Nafata Fande ati namurasha accident, ari ntabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atareka Fande ati uramubita utyo, yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accident kandi abayeho. Atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo, iriya myaka gani mibi, myaka 28-29, uri umusazi nawe. Igisirikare yavuga iki giki ni kiginga gusa, nta bwenge gifite iki. Kira tundoke dukorukira duyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hariya hari mu nzi z'abarundi. Abo bantu bisha abantu, bamaze abantu hariya Kiziguro. Nuko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, tuhasanga abasirikare bari Kiziguro, bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo
kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2 twabakura saa 12 za nimugoroba twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro hirya y'umuhanda gutya uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda hari akantu k'akazu noneho ko turwana tuza twirukansa duca mu rugo buzu n'ubutoki tugira ku kazu hasimbukamo umwana w'umukobwa muto afata umusirikare wacu mufata ararumaraye twabona umusazi ariko guka kamuruma afite amabere yenda guturika uko ari umusirikare niko avuza induru munyeke mwagapamwe mwanyeke umugabo munyeke umuryango umwana yasaze turafata inyuma ye ari ubugabo butatu bwo bwapfuye kare none ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase none ko twagafasha uwa mwana ukuntu yafasha wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye amubonye wa musirikare aricara atangira kurira umukobwa agira ati tubona za mbaraga acitse intege agiye hasi wa mwana uyu ninde ati ni mushiki wanjye kwa data wacu noneho dutangira kubaza babagabo batatu kare turabaza ati habaye iki hano bati baratwishe baratumaze bati uyu mukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bata ku kizu tushira uruhinja umuryango wa seruko wose bawumaze iki ukumva n'ibisazi ukumva ntabwo bishoboka ariko reko turimo turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara twumva impumuro itameze neza hano se arahumura iki umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruriya rwibutsaho ruriya rwa Kiziguro ati niho bajugunya abantu bose ati batemaga bose n'abandi bazima ati harimo n'abantu bazima dukomeza twirukanka turwana n'aduyi tujya Kiramuruzi tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo ko twamenye jenoside twikomereza turigendera mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima dukuyemo 3 dukuyemo 4 dukuyemo 5 ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga afana duha message aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa Karubamba muganeyo tujyayo umusirikare wacu wagiye Karubamba nta n'ikinyarwanda neza yaraza yageze yatangira kuvugishwa avuza induru ati je ibintu mbonye aha ngabira gatsindwa n'Imana mwabaze niki ati ibintu mbonye biragatsindwa n'Imana ati turasaba gendarme ati bari rukanse ati n'intera hamwe nyinshi cyane atiragiye ariko abantu babamaze ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho dushakisha imodoka bwari bufashwa aho ngaho tugohereza Karubamba mbonye abantu bavuye Karubamba abantu mwe iki gihugu kirakomeye pe ubundi abasirikare barapiye abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha ngo yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression ukibaza arapiye kuki tutasaze ibintu mbabwira ni bibi ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza ni bibi mwumve ngo ni bibi nk'uko umuntu wese ukibishya ku isi ukareba abantu ukavuga mana yanjye ibi ni ibiki Kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati munsi nk'aha bagacukura aho mashini gani ziri za mitarayezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi ku buryo abantu bari bagiye mu Kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade
barashira muri kiliziya hano bose barabatijwe, ni ba Jean Baptiste, ni ba Joseph, ni bande muri kiliziya. Yewe nabuze no kumamagara n'afande, nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi. Ngavuze induru gusa umugabo akabiri gucyo nicyo mubwira. Kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye, niyo image yangiye mu mutwe kandi wanganagurikamo biragoye. Turahava tugira Kayonza. Ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe, Bizimungu, abwira uwo witwa Nkundi, amubwira ngo ndavuga mu magambo ye ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo n'uwo ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo, Cyanika inkotanyi zarayifashe, Gatuna inkotanyi zarayifashe, Kagitumba inkotanyi zarayifashe. Izo ni supply routes ziza mu Rwanda. None ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda dusigaranye kutugemurira ni Kayonza, ati n'umuhanda w'abahutu. Aturahava ujyane n'Inyenzi. Ubwo afande nawe hari message yaduhaye natwe, amabato yari aho ngaho nayo ikomeye. So kuvuga ngo ninde uhakura undi, mu minsi ne turahabakura. Tujya tugana nka Kayonza hari komine, ngaruka nimugoroba nsanga leta bagire bari kuri paruwasi ya Mukarange. Uyu mugabo yicaye munsi y'igiti, bagiriye munsi y'igiti arimo ararira. Yewe nkareba abantu baryamye mu mbuga ya paruwasi ya Mukarange, benshi cyane, benshi. Hejuru yabo hari umukobwa cyangwa se umudamu, ngira ngo nibo bari bakimara kumwica, wari wambaye ikanzu ya zebra, umunini mwiza, ariwe numbe bashyize hejuru y'abandi bose. Noneho ukabona umugabo ararira. Yewe nkaza nsakuza mbaze abasirikare n'abantu bose kuki mwabaryamishije ahangaha. Mbaze abasirikare bo kwa leta bagire kuki abantu mwabaryamishije ahangaha. Umwana umwe arambwira ati atafanda abantu bose babishe. Iki? Ati babishe imigi ya Karubamba, noneho imigi ya Mukarange yo umutwe wangirikira kimwe. Kwibaza iki gihugu kirimo bantu kiki, noneho ukatangira kwibaza ngo ariko iki nicyo gihugu cyacu twabwiwe cy'amata n'ubuki, kuko ababyeyi bacu bajya batubwira ngo u Rwanda ngo rutemba amata n'ubuki. Iki nicyo gihugu twabwiwe, iki nicyo gihugu. Ni henshi ariko reka mfataho habiri. Aho rero hanyeretse ubugome iyi jenoside yateguranywe bwari bubi. Imana yagomba guhemba iki gihugu, ikagihemba umuyobozi nk'afande ugomba gufata biriya byemezo yafashe. Kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka, nyamuneka abantu bari bafite umujinya. Abantu barakina n'ibintu kuvuga nkamenya ngo Dradrome ngo isi ngo irahari. Isi se, iyo si ntabwo yari hari abandi bitwa. Abantu bari banishejwe, twabarushije imbaraga. Fari yirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi. Ndira hamwe zari zitangiye kubona ko bitoroshye, ariko Imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita ari abakristo, yenda nubwo n'abamwitekerereza uko wanjye, ariko kambyita uko babyita kuko byise gutyo byaba byiza. Baravuga ngo hita Satani ntabwo hita Imana, ariko bakavuga ngo Imana ngo igira imbaraga nyinshi. Imana ngira ngo yaravuze iti Satani ukoze ibyawe hagararaho, ngiye kuzana umuntu ushyiranga yongere ahumuriza aba bantu, yongere abagarure ibuntu. Mugabo arahagarara fata icyemezo, aravuga ati ubikora wese arabizira. Kandi koko
Alright. Pepe ngo bimeze bite, mumeze mute, byifashe bite? So ndashaka musharing space video cyangwa iyi video ni nini cyane, ndabona ifite almost amasaha iminota 42. Ntabwo twayikina yose ngo tuze gukomeza space kandi dufite igihe gito. So musharing space hanyuma noneho muze buri wese ahangaha arisanga kama kawaida. Ese abantu bagiye hehe? Nuko hakiri kare. Partage la space. Muze nk'urubyiruko nk'abajene, umugani wa mwene Karangwa n'ibivuga ngo abajene. Hanyuma noneho muze dutangire. Karangwa nagusuhuje, wiriwe. Mwene Karangwa uranyumva? Biriwe neza Godfather, amakuru yo kwirirwa. Amakuru ni meza, amakuru yawe. Amakuru yanjye nanjye ni meza. Nari ngiye guhamagara umuspeaker wacu kugira ngo mubwire ko twatangiye. Wamuhamagaye cyangwa wari ugiye kumuhamagara? Ubu ngiye kumuhamagara, reka nze muhamagare. Alright. Okay, so muhamagare inze mukanya tugiye gutangira, ntabwo tuza gutinda. Iyi space irakureba, irareba undi. Uyu munsi ndatekereza mwese nta mwana ubarimo. Wamyutinga ho gato? Okay. Uyu munsi murahuze kama kawaida, mwitegereza amatariki. Uyu munsi turi tariki 5. Uyu munsi tariki 5 ni kwa gatandatu kubemera isabato, ni ku isabato. Bemera isabato nziza. Abandi mwagiye kwicuza ibyaha musanzwe mukora, murabizi ko mukora byinshi. Pare y'ibyo ngibyo murabizi ko ni umunsi w'ejo wonyine ubura, ubundi tukinjira cyangwa tukinjira mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Tukinjira muri ibyo biba bitoroheye benshi, biba bitoroshye. Tugafata uru rugendo rw'iyi minsi kugira ngo twifatanye na buri wese, ariko tunabigira ibyacu. Ngayo nguko musharing space inze mu kandi dutangire. Sharing space mwishyire mu group arimo abantu ba muri groupe y'igihe muyinshiriremo. Nakoresheje telefone ntafitemo WhatsApp. Hanyuma aba mu magroupe yose mupartagemo iyi space. Hanyuma noneho inze dutangire kama kawaida. Turaje. This is Godfather, ndi kumwe na mwene Karangwa. Hanyuma tugiye kuba turi kumwe n'umutumirwa. Muze mwumve ibyo amatwi yanyu atigeze yumva, mwumve hasabwe icyakenewe iki. Join us, nimudukurikire, muze dutangire mu kandi. Sika benshi babikoze barabizize. Ubwo mpamvu ngeze aho ngaho rero twarebye uko yateguwe, uko yashakiye ibikoresho, uko yakozwe, turi kuko uyahagaritswe. Uri niho turimo turahagarika genocide. Irahagarikwa mu gihugu cyose, bitari ku bushake, bitari ku neza, bitari ku kwinginga. Amahanga arebera afite imbaraga, yadutereranya yatwihoreye. Ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, araduhamagara aratubwira message yabonye, mufungira aho. Twari bake, twarwanaga n'abantu benshi, twarwanaga n'igihugu cyose. Mufungira aho mugeze, mujye kurokora abantu bari Kabgayi barimo barashira. Turi Kabgayi, guverinoma y'abatabazi niho yari yarahungiye. Kabgayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni Gasirikare. Mu mihigo yari yarakoze, yarakuri intera hamwe aho ngaho, yari yakoze imihigo yo kwica abatutsi 100. Umusirikare warapiye wamurashe tugere Kabgayi, yamurashe amaze kwica 99. Abuze umwe kugira ngo uwo Gasirikare niwe wujuje rya jana yashakaga. Kabgayi ukareba kandi kikuyobera mu ngoro z'Imana. Ariko abantu baravuga ngo Imana ngo bararwana ngo hari icyo bazageraho. Bariya abantu Imana yarabavumye kabisa. Ntabwo wakora biriya bintu mu ngoro y'Imana ngo
bya bintu kugwe neza usanga abantu bashize so kugira ngo nshunguze uburyo umwete nsoze haze kugira ibibazo nuko genocide yarakozwe irahagarikwa fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyihakana fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyipfobya kuko imaze guhagarikwa hakurikiyeho kubaka igihugu gusana kubaka abantu abari barokotse abicaga kuko n'abicaga nta mutima bari bafite imyaka rero 30 irangiye sosiyete nyarwanda imaze gusubirana nicyo cyizere dufite ko jenoside rwose ibyabaye byose byatubayeho byose dufite icyizere ko iki gihugu ari igihugu kizima kandi cyiza nyuma yaho hakurikiye abacengezi Alright. So sinzi niba twakina iyi audio yose nako iyi video yose ya Fande Ibingira ni ndende, ntabwo ntekereza ko byadufata umwanya wundi, so ntabwo biri buze kudukundira parce que ni audio ndende, nako ni video ndende. Ntekereza ko buri wese ashobora kugenda akayumva ibingibi byatuma tudatangira ikiganiro, cyangwa ngo tuvuge uyishaka agende ayumve. Uraza kuvayo nawe ntekereza ufite imbaraga zimwe cyangwa izindi, cyangwa ufite byinshi usobanukiwe. Ni ubuhamya busaba kugira ngo ube ufite umutima ukomeye. Urumva Civilian Kamanyinya sinzi niba biza kubakundira, cyangwa mushobora kumva ari nka filime, ariko that's the reality, especially nk'ibyana by'ibibondo bitoya. Ndabona harimo ibyana bito. Ibingibi bisaba kugira ngo ube uri umuntu ufite umutima ukomeye, ariko ntekereza ko mu minsi twebwe nkatwe tumaze kabiri twamaze kuva umusatsi ku mutwe. Ibingibi ni ibintu twagiye turebesha amaso. Ibingibi ndakubwiza ukuri, ngewe abantu bagiye mu kwibuka mu minsi ya mbere, mu bihe bya mbere, ibintu twabonesheje amaso. Waribazaga iki ni igihugu mugani we, iki ni igihugu cyangwa ibi ni ibiki turi kurebesha amaso yacu? Ababizi barabizi, abantu batari saba cyane. Ejo bundi abantu babayeho wenda nko mu 2000, ibi ni ibintu mwarebesheje amaso. Mu 2000 byari bigishoboka ko ushobora kugenda ukabona ibyo amaso yadashobora kubona nk'umwana. N'uyu munsi hari ibyo ureba bikanga kumva. Twagiye tubona abana bagenda basubira mu bihe byo kwibuka umwana ari kuri university agacikana akavamo umwuka, n'ibindi. Ntabwo tuza kubisubiramo cyangwa dusubire inyuma. Ntabwo ari ibintu umuntu akurura n'amatwi ngo n'ubwonko bwe ngo abyumve. Noneho abangaba babibayemo nka Fande Ibingira, nk'ibyo ari kuvuga hano ushobora kubyumva. Ikibazo ni njyewe uri kujya kurya inkoko kwa mutwe. Ngayo nguko. So tugiye gutangira. Reka nakire uwo twafatanyije gutegura kino kiganiro. Karangwa, wiriwe? Nongeye kuzuza. Wiriwe neza Godfather, amakuru yo kwirirwa? Meze neza. Urakomeye? Ndashima Uwiteka. Amina. uyu mugwizatunga wacu biraza gukunda ni network. Kundeba mutumirwa bitaza gukunda, kundeba network mu mwanya kaza araza guruka za drone zitwara amaraso mu cyaro. Kubera ko amasaha abantu benshi bakiri mu kazi, byose babona ari abastable, ariko ndabona ariho. Reka nongere muhe mic bya byose. Uwo yamaze kuhagera, ariko network ye imeze nka za drone zitwara amaraso kuri dispensaire, nizo ziba ziguruka, ntijya ziguma hamwe. So byakunze abaye. Alright. One and only one, nyakubahwa. Inshuti y'urubyiruko. Ariko se ko ndabakira urubyiruko kubera iki yita inshuti y'urubyiruko kandi bakirirwa kumunyakazi kumujene kubera iki yahise yishyira mu basaza. Papa Munyakazi, nagusuhuje. Twishimiye kubana nawe. Muri aho murakoma? Ndakurahiye network nizo gukunda. Allo, muranyumva? Angaho turakumva. Ni muri aho. Godfather uraho, ndetse nshuje n'abandi twese turi kumwe hano. Ndabashuje. Mwiriwe? Mwiriweho. Mwanyihanganira network irimo kungora. Iyi network nteye impungenge kabisa. Wihangane use nk'uyizirika ahantu hamwe uyifate ntigucike.
Yego rwose reka ngerageze. Yego. Ntitwishimiye kubana nawe kuri uyu munsi, ni iby'agaciro. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe kugira ngo tuganire ibyubaka igihugu cyacu. Urakoze cyane. Alright, so Karangwa, ndashaka kugira ngo ufate umwanya, turaza gufata abantu mu minota ya nyuma, abantu baze kutwihanganira, ariko mu sharing space abo bisa gukundira mu sharing space, hanyuma noneho turaza gufata abantu bake mu minota ya nyuma. Reka nze mbwire mwene Karangwa, noneho dutangirire utubwire ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi. urakoze cyane Godfather. Nanjye mpaye ikaze buri muntu wese urimo hano, ndizera neza ko mwese muri kumva neza nta kibazo. Mukanya dufite umutumirwa wacu, ni inshuti y'urubyiruko, mwese muramuzi, ngira ngo uretse ko bamwintroduce uvuga ngo ni umukire, ariko ni n'umuntu ukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyane, kandi akaba urubyiruko rwinshi rumwiyumvamo. Mu by'ukuri murabona ko space yitwa umusanzu w'abakoresha social media. Ubundi social media nuko tutabyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda hose, ni umusanzu w'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri iki gihe tugiye kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Twatekereje jye na Godfather ukuntu twabikora bikwiye. Urumva naje gusanga nanone urubyiruko rudakunda ibintu biri fomo, ndiko nabivuga, ariko nabyo biba bikenewe. Turavuga ati reka tuzane umuspeaker urubyiruko rwiyumvamo cyangwa bakurikira bakunda, ngira ngo abantu benshi iyo urebye n'ama tweets cyangwa ibitekerezo Munyakazi Sadate asangiza hano kuri X, ubona ko abajene benshi bamwiyumvamo cyangwa baba banakurikiye content ye. Ni ibintu rero byiza kuba twaganirizwa nawe. Ntago nza kuvuga amagambo menshi kandi dufite umutumirwa, ahubwo Godfather uranyemerera tumuhe iminota 30 atubwire ibyo yaduteguriye, ubundi nyuma zo kugira session y'ibibazo n'ibindi bintu bitandukanye. Urubyiruko mwese muri requestinga murabaza, ariko turagerageza gukoresha igihe. Godfather bikoze neza, yatangije space 11 twari twatangiye, ngira ngo ubwo na saa moya turaba dusoje. Godfather ndamwize ko tuza kumanaging igihe neza, nubwo mbizi neza ko abajene benshi bashaka kubaza, ariko reka tubanze duhe umwanya Sadate abanze atubwire ibyo yaduteguriye iminota 30, ubundi turagaruka nyuma. Munyakazi Sadate, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Kambanze ntangire nshimira mwe mwateguye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire, cyane cyane mu gihe twitegura gutangira icyumweru cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzaba twibuka rero ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umwanya mwiza bivuze ntangiye mbashimira yaba mwene Karangwa ndetse na Godfather. Turabizi cyane mutanga umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu cyacu. Turabizi cyane mu gukoresha influence yanyu kuri social media, cyangwa se hariya social media ubwo mu kinyarwanda nabyita ngo iki, muraza kunyibutsa, ariko umusanzu wanyu mu kubaka u Rwanda dukoresheje imbuga nkoranyambaga, dukoresheje ubu buryo ndetse bunitabirwa nk'u Rwanda kiba kibona abana barwo yuko aho bari hose baba barwimana. Ngarutse rero ku nsanganyamatsiko, umusanzu w'abakoresha social media mu kwibuka ku nshuro 31. Mbere yuko najya no kuri uwo musanzu, nabanza nkibaza ngo se kuki twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 31? Impamvu twibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi ni uko ari imyaka 31 ishize ndakurahiye iyi network iraza kutubana kasamutwe. Ni kuvuga ngo mu bintu nemereye inshuti y'urubyiruko no kumufasha ikintu kijyanye na internet ubutani bizamushaka. Muranyumva?
urabona aho ngaho internet yawe iri kugura menya harimo n'ababampamagariramo ahari aribo badutera ibibazo ahari. Reka iminota turagerageza 30 ishyire muri do not disturb muri iki gihe iminota nk'30. ibyo ungireho. Alo? Godfather uri kumwumva? Oui, ntabwo twari tukikumva ariko turakumva. Yego turakumva. Okay, murakoze cyane. Nari mvuze ngo mbere yuko tunibaza ngo ese umusanzu wacu ni uwuhe nk'abantu bakoresha social media mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31, tunabanze tunibaze ngo ese ubundi kuki twibuka ku nshuro ya 31. Turibuka kuko mu myaka 31 ishize mu Rwanda habaye amahano ndaza kugusaba wiyaranje noneho umanze ushake network niba biza kugukundira, niba hari ahantu uri wiyaranje usa nk'ushaka area irimo network nzima, turaza kumutegereza, biraza kudufasha. Niba uri gukoresha urebe niba uri gukoresha data na wifi ufunge kimwe, niba uri gukoresha data ubwo urazivana ushyiraho wifi yonyine, ariko niba utari kuri wifi ushyireho wifi kuko data ntabwo zirimo gukora, biraza kudufasha. Ibi ngibi ni byiza. Aha Kara uze kuncungira nagaruka. Tugiye kwinjira muri iyi minsi, ariko ntekereza ko nta n'ubwo ngibi by the way abantu bagomba understanding bakumva ko ntabwo tugomba kwibuka cyangwa tugomba kuzirikana uru rugendo rw'iyi myaka 30 ishize kubera uyu munsi cyangwa twinjiye muri iki cyumweru. Hari ukuntu njya mbona abantu iki cyumweru kiba cyabanize bikamera nkaho iki cyumweru iyi minsi 7 ibaye nk'umwaka. No, ntabwo ariko bimeze, twumvikana ikintu kimwe. Ibi ngibi ni ibintu byakabaye bihoraho, niyo mpamvu ubona habaho intambara umunsi ku wundi, umwaka ugashira n'undi ukaza, habaho gufesinga kurwana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. So ibi ngibi rero tubyumvikaneho, abantu babyumve neza. Mukanya ndi kumva iyi testimony ya Fande Ibingira yakoze ejo bundi, ntekereza ko ubu buhamya nyuma y'imyaka 31 nyuma y'imyaka 30 akabasubiramo ibi cyangwa atanga ubuhamya nk'ubu ngubu, ibi ni ibintu bikomeye. So here's the thing, tugiye kwinjira muri iyi minsi. Urahangaha ukoresha social media, ariko ni byinshi utambukaho ureba biza bisa nkaho bishaka gusubiza abantu muri iriya curaburindi. Wowe ukora iki? Ndimo kubaza audience, ariko ntabwo uraza kunyunganira. So rero kuba urabizi abari topic nyinshi, ndabizi mukunda, sinzi impamvu, ndababwiza ukuri. Ubu ngubu bandi kubabwira ati wari Karira afashwe, mukunda intambara, ubu mwakabaye mwahuruye, ariko kuki mutaza ahangaha ngo tumve turategana amatwi icyakura kugira ngo izo ntambara ntizibe, icyakura kugira ngo iryo cobore n'ikibi nk'icyo ngicyo nticyongere ukundi. So ni byinshi rero, ariko tugiye kumva Curabwenge. Munyakazi ni umuhanga, Munyakazi ni umuntu nk'uko Karangwa yarabivuze ufite amateka menshi, uzi byinshi, w'inararibonye. Ku bantu batazi amateka Munyakazi mujye musubira inyuma murebe, uyu nakasamutwe araza kutuganirira, kandi ni umwe mu bantu bambariye urugamba banga akugitanga, ndavuga igihugu. So ngayo nguko Kara nyunganira ataraza no kuvuga ngo gutangira iki cyumweru kwinjiramo. navuga mu gihe wenda Sada ataraza, ubwo nka comment nari gushyiraho nyuma ndayikora ubu ngubu mu gihe ataraza. Nuvuga ngo kimwe mu bintu abajene dukunda kugira cyangwa navuga tudakunda guparticipamo ni muri iki gihe cyo kwibuka, kandi ntabwo biba bikwiye. Ariko muri iki gihe cyari igihe cyo kuba active, ukamenya niyo ntabwo ari ngombwa kwandika pe, ntabwo ari ngombwa kwandika, ntabwo ari ngombwa kutwitinga, ariko inform yourself cyangwa gerageza uburyo umenya amakuru. Niba hari platform ukoresha, ahantu hose haba hariho amakuru. Navuga nk'urugero kuva kuri X yahoze kera yitwa Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, ahantu hose hariho ahantu wamenyera amakuru. Yewe no ku bitangazamakuru by'igihugu, RBA, ibitangazamakuru by'abikorera, nabyo byose babiriho. Ahubwo ikintu cya mbere ugomba kwibaza ni wowe byibuza ugira iyo nyota yo kumenya ayo mateka, kuko ujya usanga
tugeze mu gihe cyo kwibuka abantu bakifungirana amazu bakajya kuri za Netflix bakajya bakina indirimbo mu Spotify yabo. Ndi kuvuga nk'urugero urubyiruko kuko nirwo ruba kuri social media cyane, kandi mu by'ukuri ntabwo bikwiye. Twagakwiye kuvuga ngo byibuza ntabwo ari itegeko. Okay, byaba byiza n'izo source of information wabanje kubonaho ayo makuru uyasharinze, ariko ukabivuga mu buryo wabibonyemo. Ntago burya ahangaha tujya muri cya kindi cya Blame Game ngasanga nka Godfather yatwitinze video nangije niyikoresha atavuga ati yanshishuye. Audience ya Godfather iraza kuyireba, nanjye audience ya Karangwa ize kuyireba. Urumva rero aba ari contribution utanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora no gufata inkuru yose wakuye ku Gihe cyangwa kuri New Time cyangwa kuri RBA cyangwa ukayisharinga ubona neza ko yagufashije. Biba byiza iyo usharinze ibyo nawe wasomye neza wasobanukiwe. Ndabona yagarutse, reka muhe microphone niba uza kubidusobanurira biruseho. Wa mugani tubanze tunumve. Nakunze Godfather, nakunze ukuntu watangije introduction ya Fande Retired General Ibingira. Nukuvuga ngo iriya message ngewe nayumvise nanjye numva wa mugani ni gute abantu baboye igihugu bataba depressed, naho urubyiruko rw'iki gihe umuntu akaba depressed ngo nuko umuntu yamwanze. Rimwe na rimwe tujye twumva ubutwari bw'inkotanyi, tugerageze kubisesengura. Noneho n'abo ngabo tubona kuri social media, warumbaje ikibazo cyiza ngo abo tubona kuri social media babyitwaramo bate. Nk'urugero hano kuri X, kuri Facebook, social media zose tubaho, yewe no kuri WhatsApp, abantu barakataje. Navuga stage za genocide sinza kuzivuga kurusha umuspeaker wacu, ariko stage ya nyuma niyo guhakana no gupfobya genocide. Muzajya mubibona hari abantu barabigize nk'akazi kabo rwose, ukabona kuva no mu gihe cyo kwibuka cya cyunamo cy'icyumweru mu minsi 100 aho batabifata biri personal, ko nabivuga batabigira nk'akazi, baba bageze ku kazi. Ntago ngewe wenda niko ngewe mpitamo kubikora. Naje gusanga umuntu ufite abantu 12 kuri X yiwe, niba yavuze ko habayeho genocide y'Abatutsi n'iy'Abahutu, ninjya kumusubiza ndamuhaye platform. Ahubwo ngewe platform yanjye nka Karangwa sharingaho igigaragaza neza ko genocide yakorewe Abatutsi yateguwe, yashyizwe mu bikorwa, kandi navuga ngewe ndanagize amahirwe yo kuba nafata amahugurwa atandukanye yo kugira ngo sobanukirwe byimbitse ibijyanye na genocide yakorewe Abatutsi, ariko ntago ibyo namenye nzabyihererana. Nanjye niyo mpamvu nk'abari hano ngira ngo Godfather arabizi ko abantu bari verified bagira option yo kuri ugiye kuri profile y'umuntu uri verified, hari option yo kureba muri highlights ya Claude Karangwa cyangwa mwene Karangwa yigiyemo, uzajya ubona amakuru yose cyangwa na information zose zijyanye no kwibuka. Nta kindi kintu uzasangamo kitarimo. Ubwo nuri hano yabiverifya cyangwa nuzumva iyi space inyuma atari igihe yabikora. Ndabona rero yagarutse, umva twamu umwanya iminota 30 ya byose tuyimaze turwana na internet, ariko natwe tuvuga uko tubyumva. Wenda saa 12 nawe yaba asoje ko ndabona saa 11 n'igice zigeze, noneho isaha yindi tukayiha ibibazo n'ibitekerezo. Sadat, nimba wafata umwanya niba wagize internet nzima. Murakoze cyane. Internet yanyobeye sinzi kuko birenze. Umuntu ari i Kigali afite internet ihagije, ariko sinzi impamvu tutumvikana. Ariko muranyumva byibura? Yego, turi kumva. Muranyumva? Yego. Ngerageze kwihutisha ibyo nari nateguye. Icyambere narimo kubwira urubyiruko, harimo abajeni benshi bavutse nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi, harimo abakiri bato kurushaho, ariko natangiye ikibazo nibaza ngo ese niba twibaza umusanzu wacu w'abakoresha social media mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 31 genocide yakorewe Abatutsi, twakagombye kwibaza ngo ese ubundi kuki imyaka 31 iyi space turayisubika ndakurahiye byanze. Umuntu okay, reka mbivuge mu buryo ariko ntago ari
ntabwo mbitinda ariko umuntu uguha internet izi company zikorera mu Rwanda ugerageza umuveho ntago kubaniye neza. Okay, aha turakumva reka ariko aha turakumva. muranyumva? Aha turakumva. Okay, nari ndimo kuvuga abajene tugiye dusaba urubyiruko, dusaba abakuze, dusaba abanyarwanda twibaza ngo se umusanzu wacu ni uwuhe nk'abakoresha social media mu gihe twitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Twakagombye gusubiza inyuma amaso tukibaza ngo se ubundi kuki mu myaka 31 ishize umunyarwanda wari uturanye n'undi munyarwanda yeguye umuhoro, akegura impiri, akegura ibishoboka byose kugira ngo arimbure umuturanyi bari baturanye. Iki kibazo rero iyo kibajije kikugeza mu mateka y'u Rwanda, ari naho nashaka gutangira space yanjye mvuga ngo u Rwanda nk'igihugu ni igihugu cyabayeho kubera ibitambo, kubera ukwitanga kw'abakurambere bacu. Baritanze bava ku gasozi ka Gasabo, bambuka mu Bwanacyambwe, bambuka mu Nduga, bambuka mu Kinyaga, bambuka hirya no hino, bagura u Rwanda barugira ubukombe. Kara. Godfather. Oui. Reka nze Sadate muhamagare ku ruhande mufashe ku kintu cyanye na internet. Okay. Cyaza kudufasha kurusha naho ubundi ndakurahiye da. Ndakurahiye biraza kuba kaza mutwe. So muting umuhamagare mu gifixing n'ibyanga ubwo tukaza gufata umwanya wa nimugoroba nta kundi twabigenza tuko ubutumwa bwa munyakazi bwari bukenewe. So ngayo nguko muraho murakomeye abantu muri kuri TikTok ndababona mukomeze mu tega amatwi ndabona abantu bari buze naho ubwo bitoroshye. Reka dukomeze. Uyu ni umunsi ubanziriza icyumweru cyo kwibuka cyangwa iki cyumweru tugiye kwinjiramo kuko twabibabwiye. So reka babwire ngo nubwo ahangaha abantu muri gukoresha internet uko mbazi nta mwana urimo, mwese muri bakuru, mwese ndatekereza umuntu uranga muri capable yuko mushobora kumva umuntu atabanje gusobanura, nta ruhinja rurimo ahangaha. Nari maze umwanya ndimo gukina iyi audio y'uyu mu papa General Ibingira. My friend, iyi ngiyi kuyumva ko numvisha nabyo ubwabyo ari ikindi kintu. Kuyumva iyi ntuza ko bitoroshye kumva iyi video umugabo ko ari gusura mu magambo ukumva umusatsi ukuvuyeho. Ariko noneho navuga ko iyi ngiyi n'indi si ya kabiri twinjiyemo, ariko tuyinjiramo dufite nationalite, dufite na passport zacu. Ntabwo iyi ngiyi bisaba kugira ngo ufite nationalite. Ikindi ntabwo ibi twinjiyemo iyi ngiyi bifite umuntu bireba, bireba umuntu wese ufite conscience. I don't care where you coming from, I don't care who you are, uri umuntu ufite ubumuntu. Ibi bihe tugiye kwinjiramo, iyi minsi tugiye kwinjiramo iragusiga ikwigishije iki, wowe umusanzu wayo ni uwuhe mu guhumuriza abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni umusanzu wawe ni uwuhe? Tuvuye ku musanzu wawe wumva ari iki ushobora gukora? Ukoresha social media, muzi ko muri ibi bihe biba bitoroshye, habamo abenshi bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Wowe umusanzu wawe ni uwuhe mu kwamagana ibyo bintu? Umusanzu wawe ni uwuhe mu kubyanga? Umusanzu wawe ni uwuhe muri ibi bihe twinjiyemo? Habaho iminsi 7. Iyi minsi 7 kuyifata ukayifata ukayigira iyawe, ukayifata ugafata iya mbere mu kubyanga no kubyamagana byasaba iki? So ayo nguko. So ndabona na internet ikomeje kuba kasa mutwe, ariko reka mbabwire ngo ibi tugiye kwinjiramo, be with us, bana na buri wese, ntuzigere ubura. Hanyuma noneho ibindi bizakurikira tuzaba turi kumwe namwe, tuzagira abatumirwa batandukanye,
hazaba amaspace atandukanye, ntabwo amaspace uzaba muri ku maspace gusa, ahantu utuye waba uri muri diaspora habaho gahunda za community ubamo, waba uri mu gihugu urabizi, ibingibi yo ni kama kawaida. Ndatekereza ko urakenewe, umusanzu wawe urakenewe. Reka Anatana Karangwa aragarutse, internet yabonetse. So Anatana, tukiri ahangaha rero dutegereje ko bagaruka, reka njyewe nte kurondogora ngo mvuge byinshi kuko nzi bike, ahubwo mbe nsubije inyuma twumva uyu mugabo aravuga iki nk'umwe mu bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Ni ese yabaye ritari, ntabwo nzi ko bingira yabaye ritari. Iyo mwibuka neza hari aka audio kigeze ka video kigeze gucaho abacengezi bari ahantu hitwa Kamanyura bitoza bambaye mashara n'ibindi, ndetse haririmbwa n'indirimbo yavuze ngo rwigero rusubize. Ako kanya ngo bagomba kugaruka bakaza gukomeza jenoside. Ariko fandi yarababwiye niyo mwibuka hari imirongo yajyaga ducira. Uyu nguyu rero nawe twese twabaye abana twajyaga ducira kuva mu biki gihe. Avandi bingira kuva ikiganiro yagitangira ari kwivugira Fande. Nibaza ngo twese turi abasirikari, tubwire ko ari president. Ntabwo tuzi ko Fande kuvuga nini. Ari kwivugira Fande, novanga abantu kama mujue anaongea his excellence, ari kwivugira ari kuvuga president. Niwe ari kwita Fande. Yahereye kuva karavuga Fande, abantu bakamwera ko se ngo defanda. Fande ari kuvuga ninde? Afande ari kuvuga ni president mwaba sevire. Abantu bacu bavukira mu mujyi nibo batazi ibyo, ariko umuntu wese wavukiye mu cyaro, kandi majority bari ahanga mwavukiye mu cyaro. Wapi? Ari imirongo yindi twajyaga duca renga ngumene. So, kuva muri mirongo 94 bagumye kuri renga. Aho bagumye kugaho nabwo hariya kuri uriya murongo utukura wa Fande akunda kuvuga, ntabwo bigeze bawutambuka. Kuri uwo murongo rero icyo byafashije mwebwe bato mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyanyu, mukaba mwarabyariye u Rwanda. Kurinda uwo murongo byaduhaye kuba namwe aho mumaze kugera, mumaze kuba abantu basishora bareba bazi ukuri. Uwo murongo rero cyakeneye kuwurinda. Tega amatwi wumve kugira ngo namwe abo mubyara, kuko twebwe ubu cyiciro cyacu nicyo kurindwa. Muzi ko mu Kinyarwanda abaho ndinda dawe ndinda mwana. Ubu twebwe ikigero tugezemo ni ukubabwira ngo ndinda mwana, uturinde sasa, kandi kuturinda no kurinda wa murongo. Ariko ni mutawurinda tuzakuroringa dukambakambe tuwirindire. Abangaba tera bwoba gusa. yewe Rero Fande yarababwiye ngo ni za balloon, ngo you just need nuzuga tumuraho bigapfumuka. seriously Ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro, tugiye gufata u Rwanda so rufata n'ihene. nta musirikare usaza. Iki gihugu kikiyowe na Fande iki hari abakibeshyaho, bazakibaza babigerageje. Barigerageje bacengeze bari bafite imbaraga, bafata Gisenyi bagira hano ku kirenge ahangaha, ntabwo mubyibuka. Ariko cyabakubise ntabwo bakize. Kandi icyo gihe twari tugikoresha ingufu gusa, kajya kugushaka imbunda, ukajya kuringa, kwereka duyi ngo ari hari. Ariko ubu ibigezweho uyereka yo gusika kwereka uti ahangaha nta duyi, wowe ukarekura gusa. Ibipfa bigapfa bi. Si igihugu igikinishwa. Seriye Bacengeza abantu hano mu mujyi wa Kigali, ndibuka icyo gihe abantu ugasanga baranywa champagne, abandi ntabwo bava mu muhanda. Ariko abantu ko batava mu muhanda ngo twafashe igihugu, ntabwo zishaka igihugu nuko gifatwa. Abakenye bamaze ko bamaze kwirukanka, abantu urugero mu muhanda, abantu birongera biratungana. So iyi phase rero turimo, izi zindi zose twaziciyemo ni phase ya denial, yo gupfobya. Ibi rero ni mwebwe mukwiye kuyirwana. Ni mwebwe mukwiye kuyirwana. ndakurahiye Munyakazi nataboneka network ni mugarura, wumva ubu butumwa mugende ufate internet telefone yawe icomeke uze ukore ibisa nibi ngiye bari kukubwira. Hari amagambo Fande yavuze ashyingura bajize jenoside yakorewe Abatutsi.
rya mbere niba rarivugiye mwurire Nyakazi uranyumva ndakurahiye niba ari Rukumberi hamwe muri aho sinibuka ariko hari ahantu yavuze ko iyi si nta mbabazi igira kabisa iyi si tubamo nta mbabazi igira waba ukunda umwe muri abo bayobozi waba ukunda waba unyanga ariko ufite inshingano z'iki gihugu kandi inshingano z'iki gihugu ni uko dutekana mwimagininge iki gihugu cyongeye kikagira umutekano muke buri muntu wese akabona urwaho undi haba iki bakubona urwaho ndakuzi ko wanyiciye wamariye umuryango okay muze kwihangana turaza kuyikina nyuma ntimugire ikibazo Sada uranyumva Nyakazi niba uri kunyumva fungura mikoro tukumva niba wumvikana ubu ngubu ndabizi ko biza gukunda kuko mubwiye uburyo abikora kandi I hope so ko bitabikunda okay karibu none Sadat Sadat umwanya no wawe twagwaye none wakomerezaho baze warugeze kumuvanye muri MTN ukamushyira muri Mango ntabwo iyo service nyikorana ariko nyine ikibazo cyari cya kintu wamubwiraga yarayakonekitinzeho simcard isanzwe ariko ari n'ahantu hari wifi ngo abantu bari kubwira ngo nanjye mfite network mbi kare kandi gukoresha network ya 6G itarasohoka umva nkubwire nyine nabikwandikiye ngewe nanjye nkoresha itabaho ngewe nsigaye na Canal Box kandi nkoresha service ya mbere ishobora ko ikomeye ngo bari kunyereka ngo ni network issues nari mubwiye wafunze space ukongera ugafungura indi ko bishaka kuba byatabigira icyo bigira n'ubundi twese turatujoininga bari hano ngira ngo bose baragufollowinga okay mwabyumvishe ngo dufungure